sibyo impamvu umuntu agukomeretsa umwimariramo wese wamara kumwimariramo ukumva ko ari we nshuti yawe idasanzwe ari wabwira byose yarageza akagira ute akagukomeretsa mubwira icyo akwiriye gukora no gukemura gusa ibindi bigume muri wowe bizaba byiza urushaho gukomeza gusenga no gutambutsa ku irembo ry'ijoro TV. Imana ibahe umugisha bakunda ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuhanuzi ndetse n'inzozi, namwe turabiyegereje aho muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye, mukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa. Tubifurije kugubwa neza. Nimba utameze neza ukaba uri kwa muganga urwaye cyangwa urwaje wawe, reka tuvuge ngo Imana ikize indwara zose igukize kandi nanone igukirize uwo nguwo urwaje. Nagahora gahanze rero nimba utameze neza mu mufuka cyangwa mu buzima busanzwe, igihe kimwe ibintu bizagenda neza. Nitwa City Hunter, ni irembo ry'ijuru nk'uko mutumenyereye, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, CEO w'irembo ry'ijuru, umuyobozi w'icyo kinyamakuru chaîne ya YouTube. Naho neza mukozi w'Imana? Ndaho ndakomeye, ndashima Yesu n'abantu bose. Yego. Amazina yawe? Amazina yanjye ni Ntivugurizwa Jean Pierre. Ni wa wundi ndagarutse ndacyari umusore. Hanyuma Yesu nahindura amateka tuzabibamenyesha, nabyo muzabimenya kuko muri inshuti zacu tubamenyesha buri kimwe cyose. Yego. Ni umusore ushima Imana, evangeliste, profete cyane rwose, umuhanuzi w'Imana, bahamagariye guhanurira amahanga yose. Abahanuzi b'iyi minsi ngo barabakemanga ngo nabindi. Wowe ubyumva gute iyo hari abantu ba generalize bagahita bati ni bose yakubona turiya nawe ni nk'ababandi? Buri gihe iyo bizakomeraga Abisiraheli bageze mu kaga, n'abantu iyo bari mu kaga, Imana yagombaga guhagurutsa abahanuzi. Tekereze kugiye hagurukije Gideon. Bivuze ngo nubwo bavuga ngo ni bose, ntabwo ari bose, kuko hari abantu Imana ihagurutsa ku ruhande rumwe. Nimba warahuye n'umuntu akagukomeretsa, ntabwo bivuze ko ari abahanuzi bose cyangwa ari abashumba bose, kuko haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira iki baya. Yego, haracyari abahanuzi bahanura atari amarangamutima. Kubera isi yuzuye ibibazo rero, buri muntu wese yahindutse umuhanuzi. Teraniro ryose watanga uko byagenda kose, ari n'ubanga Imana iguhaye umugabo nk'Ikigali kandi abyaye gatatu. Hati yavangiwe. Bibiliya ivuze ngo iki mu bimenyetso Kristo yasize atanze? Yavuze ko hazaduka ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ariko nubwo hazaduka ubuhanuzi bw'ibinyoma, ntago bivuze ko hatariho n'ubuhanuzi bw'Imana. Abantu bakoreshwa n'Imana, iyo uri umukiranutsi usenga na wumva ko kuvuganye n'Imana. Ariko iyo umuntu wivugiye ku giti cye, tuvuga ati uyu muntu narampfunyikiye kubera ko wasenze Imana, kuko Mwuka Wera arabikumenyera. Nanjye reka ngirire umugisha nsenge nanasengera ikiganiro n'abadukurikiranye bose, kugira ngo amahoro y'Imana n'amavuta y'Imana bitwomeho, ndetse no kuri Profete Pierre umugisha w'Imana n'amavuta y'Imana bimubeho, kugira ngo abashe kudusubiza ibibazo tugiye kumubaza cyangwa twibaza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bamwe mu bakristo dukurikije nyine aho ubutaha twacumbikiye, tuvuga ngo hari abantu bakomerekeye cyangwa inkomere zakomerekejwe n'abahanuzi. Uyu munsi wa none umuntu akaba atagisenga avuga ngo nge nakanyimubona senga, biragoye ko nakunda Imana. Kandi nanone akavuga ngo ikimenyimenyi turiya muntu aracyakomeje kwigaragaza mu isura yo kuba mwiza, kandi mu by'ukuri muri we ari intama, cyangwa ari intama yambaye uruhu, ari ihene yambaye uruhu rw'intama. aba ariko tuza kubivuga, akavuga turiya muntu umugeraho akavuga mu ndimi, haca wakanya gatoya ugasanga aragusambanyije cyangwa kugujije amafaranga ntayakwishyure, cyangwa niwe ukwiciye ubukwe, niwe ugiye gusenga avuga turiya nakagira umugisha, icyo bita kubizirika. Ubona ari iki gitera abantu gukomeretsa abandi? aba ariho duhera, ugasanga umuntu ahamagariwe pe gukomeretsa abandi. Yaba ari umuhanuzi, yagera mu bahanuzi bagenzi be bose induru zikavuga,
yagera muri gurupe runaka induru zikavuga igahita inarasenyuka. ubona ari iki gitera abantu gukomeretsa abantu? Ikintu gitera abantu gukomeretsa abandi, hari igihe umuntu ubwiwe aza ku rusengero umunyabikomere, noneho yakinjira mu bandi agashaka kubatwara mu bikomere bye, ariko abandi ntibishake kugenda muri ibyo bikomere. Hanyuma hari abantu bahamagarwa bagahabwa impano, bamara guhabwa impano y'ubuhanuzi bagashaka kuyirishisha cyangwa se kuyikoresha uko itagenewe kugira ute gukoreshwa. Abo ngabo bashobora gutera abandi bikomere. Hari abantu bajyanywe mu muhamagaro nk'uko bafite ubushobozi bw'amafaranga cyangwa se ubundi bushobozi runaka cyangwa izindi mpamvu. Hari n'abacishije imbaraga, tujya tubumva, namwe murabumva cyangwa se ntabwo urabumva. Hanyuma abo bantu ntibahagurutswe no gukorera Imana. Icyo gihe iyo umugezeho rero utagize umugisha wo guhura na Mwuka Wera ngo amuguhishurire, afite kugukomeretsa kandi ntuzasubire mu rusengero. Hanyuma ahubwo twagakwiriye gukora se, twabana ute n'aba bantu badukomeretsa bigatuma tudasubira mu rusengero kandi twebwe dushaka gusenga no kuzabana n'Imana. Icyo ngicyo nicyo twakagombye kuba tuvugaho, kuko abantu bo ntabwo bazabura. Aba bantu bazadukomeretsa bazagenda, kuko Satani ahora abenyegeza mu rusengero, ahora abenyegeza mu bavandimwe, bahora barwanya abandi mu byiciro bigize bitandukanye. None umukristo yakora iki noneho kugira ngo abashe kubana n'uwo muntu utera abantu gukomereka? Hari abantu ugira ngo ni umusemburo, aza akavuga mwese akabavurunga, agateranya mushumba n'umugore we, kajya bati Imana irambwe aturiya muntu washatse n'umurozi. Hari ingo nyinshi zasenyutse. Ahubwo uwo muntu afite aho kuba, ahubwo arabaho gute? Arabaho Bibiliya itubwira ko inyigisho z'ibinyoma zagiye zizana impinduramatwara buri gihe. Abo bantu bazana inyigisho z'ibinyoma cyangwa se bakagenda bahagurukiye kuza gusenya ingo z'abandi n'abandi bantu. Iyo tumumenye cyangwa se nk'itorero ryamumenya rititaye ko wenda yahanuye, akwiriye guhagarikwa kugira ngo adakomeza kugira ute gusenya abantu. Ariko ahandi iyo ageze ahandi rero mu buryo bw'abantu badahagarikwa, ugomba kumenya icyo ugiye gushaka imbere y'Imana. Ubuhanuzi bwose bugenzuzwa n'ijambo ry'Imana. Sinumva ukuntu umuntu azaza akishyira hariya akavuga ngo Imana irambwiye ngo uriya si umugabo wawe, mumaranye imyaka 10, mubyaranye 5, sinzi nimba mwari mwaragiye gushakana mukabyarana izo nshuro 5, Imana idahari. Yari iri hehe mbere yuko mubana mukabyarana inshuro 5, imyaka ikaba ibaye 15 mubana? Naguhanura ubuhanuzi nk'ubwo ubuhanuzi bwose nk'ubwo busenya mu bugenzuzi ijambo ry'Imana. Umuntu wese nimba baguhanuriye, isi ijambo ry'Imana rirabyemera? Nawe usome ijambo ry'Imana. Ikintu gikunda gutuma abantu bahura n'ibikomere, ntabwo bagenzuza ubuhanuzi ijambo ry'Imana, kubera ko abakristo ntibashaka gusoma, ahubwo bashaka kumva. Ndagira ngo wowe ushaka kumva, ahubwo ubuhanuzi bwose wakiriye ugenzuza ijambo ry'Imana, kuko ni nacyo Bibiliya igize ute, Bibiliya ivuga. Hanyuma ikintu Imana idashaka igikumira mbere, kubera ko niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe dushaka gutunga amafaranga menshi, ariko ntituyageraho tugakora tukabera nk'aho bigize ute byanze, kubera ko Imana iri kureba ikabona ya mafaranga azagira ute azatuma duhinduka ntidukomeze gukorera iki Imana. Ukaba hari umukobwa ndagishije imyaka 28 cyangwa 30, kandi na barumuna we barashatse bafite 21. Suko Imana yari ikomeje kuba yamuha umugabo ahita agira ute ashaka, ahubwo ni ukugira ngo Imana ibanze ikomeze imukuze kugira ngo arwo rutazasenyuka. Niyo mpamvu rero umuntu ukubwira ngo Imana irambwiye ngo uyu mwanya ngo urugo urimo surwa we, ngo Imana izagukorera ibi ngibi kuri urugo, bigenzuza ijambo ry'Imana. Wibaze ngo ibi ngibi mbere yuko imbwira ngo uru rugo surwanjye yari iri hehe? Nicyo kintu wagakwiriye gutekereza. Ubwo buhanuzi rero, ubuhanuzi bw'ibinyoma ntabwo bujya bubura, kuko Bibiliya ivuga ngo ubuhanuzi bw'ibinyoma bwakomeje gukura mu itorero. Tujye mu mateka y'itorero, abantu bakwiriye kugenzuza ubwo buhanuzi Bibiliya yera cyangwa se ijambo ry'Imana, kugira ngo babashe kuba muri ubwo buryo batazakurikira abantu bakabayobya. Nicyo nabivugaho. Aricyo waruvuze ngo noneho wa muntu yabana gute
n'abantu bamukomeretsa. Ntacyo twari tuvuzeho ngo dutangeho ubusobanuro. Ni gute umuntu yabana n'abo bantu cyangwa yabana n'abo bahanuzi b'ibinyoma, wa muntu wamukomerekeje nahame mu bwigunge ngo agwe burundu, ngo usange ati impamvu njye nasenga nuko Pierre nubwo mubona asenga yaransabye ndamwima, cyangwa naranamuhaye anzinura Imana atubumbayeho ninya taho kugira ngo nishushanye nakerura. Cyangwa akakubwira ati njyewe nasanze haba gusenga no kudasenga ntago nahungiye ubwayi, nta hantu nigeze ati nahungiye ubwayi mu kigunda. Akaba ati njyewe naje nje kwihana ubusambanyi uko bwambuzaga amahoro, ngeze mu rusengero nsanga pasiteri niho buri. Ati ubuse naba ngiye gukora icyo, ugasanga yari yicare yaraguye. Ikintu namubwira ntabwo ari uko yagwa, kuko umuntu n'umwihariko ku Mana. Hari abantu bavuga ngo mbese Imana yagiye ifata nk'aba abantu bakora ibya mu rusengero ikabica. Imana ni data wa twese. Iyo umwana wawe akoze ikosa, uyu mwana kubisa undi akamurega kundi, umubyeyi we ashobora kumubwira ngo mwihorere ndamukubita, kubera ko adashaka bose kubabariza icyarimwe, akaba yamureka. Hanyuma nimba umuntu yarakoze icyo cyaha cyangwa se akaba yaragukomerekeje, ariko ukavuga ati sinasengera ahantu ari, cyangwa se sinateranira mu rusengero akirurimo kandi wumva ushaka wo gusenga, ikintu cya mbere nakubwira si uko waparika uvuga ngo mbivuyemo nisubire hahandi ndetse kugira ute ndetse gusenga. Oya, ahubwo wowe nimba agukomerekeje mu rusengero runaka akajya ku ruhande, ikintu cya mbere wakora kibanze cyagufasha, kubera ko ndabizi umutima ukomeretse kuwusana biragoye. Hindura ahantu wateraniraga, nimba wateraniraga muri ADEPR imwe ujye mu yindi, nimba wateraniraga mu icacu runaka ujye mu yindi. Hanyuma mu gihe icyo ngicyo kitaraba, umuntu akomeretswa n'inshuti yiwe cyangwa se umuntu wiwe wa hafi. Iyo umuntu ari uwa hafi wawe n'ugukomeretse, hari ikintu ugomba kugira muri wowe, ugafata umutima wawe ukawushyiramo nk'ibice, ukamubwira ati wa muntu ubundi mumenyereye ku buhanuzi bw'ibinyoma, n'ibyo akubwiye ntubiha agaciro, ntuhite ubifata nk'ibintu biri aho ngaho bikomeye, ukamushyira muri wa mutima w'umuntu ugira ubuhanuzi bw'ibinyoma, ukamushyira aho ngaho, ugakomeza ugasenga, akabivuga bikarangirira aho ngaho. Bityo rero bizatuma wa muntu adakomeza kugira ute kugukomeretsa. Nimba ari wa muntu muhura buri munsi, mu bintu byose akubwira ushobora kurobanuramo bibiri, ibintu byose ugahita ubyibagirwa mu mutima wawe. Ku bantu bafite igikomere bamaranye igihe kirekire, bavuga ati se ubu nzasengana n'umuntu kandi uyu muntu yankoreye ibi ngibi kandi na n'ubu wagisenga. Biravuga ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka. Urwo rukungu rero rwiteguye kurandura ya masaka. Wowe rero nimba uri isaka, byanze bikunze agomba kukurwanya kugira ngo udakomeza gusenga, kugira ngo uranduke. Ikintu ugomba gukora nicyo kintu cya mbere nahereye, ushobora guhindura ahantu usengera, ariko aho ugeze ntiwongere kwizera umuntu nk'uko wari wagize ute. None se ugezeyo nanone ugasanga yo ahubwo niho hikubye babandi barenza havuye. Icya mbere abandi usanze ntabwo mugomba kuba mufitanye ubusabane nk'aho mwari muvuye. Ugomba kumushyira kure yawe, ntimugirane ubusabane nk'ubwo mwagiranaga, wowe ukajyanwa no kugira ute no gusenga gusa no guterana, warangiza ugataha ukajya mu rugo rwawe. Wirinda communication cyane n'uwo nguwo umeze nk'uwo wahuye nawo mbere. Nicyo kintu mvuga wakora. Uhinduye ukava ngo nguwa uwo ngo kuko mwamusanze mukominikana yari inshuti yakagukomeretsa, aho ugeze ntabwo ugira inshuti nk'izo wari ugize ute nk'iyo wari ufite. Inshuti ugomba kugira mu mutima cyangwa mu buzima bwa buri munsi, inshuti uyifungurira icyumba mugomba kuganiriramo. Muri wowe ugomba kugira inshuti ahantu mugomba kuganirira mu buzima busanzwe. Byarangiza ikiganiro mwagiranye ukakigumisha aho ngaho, ntugishyire mu marangamutima yawe. Impamvu umuntu agukomeretsa umwimariramo wese, wamara kumwimariramo ukumva ko ari we inshuti yawe idasanzwe, ari we wabwira byose, yarageze akagira ute akagukomeretsa. Mubwira icyo akwiriye gukora no gukemura gusa, ibindi bigume muri wowe. Bizaba byiza kurushaho gukomeza gusenga no gukizwa no gukomera. Yego. Tugenda tugana ku musozo, niki wabwira uyu mwana w'umukobwa cyangwa cyane cyane abana b'abakobwa cyangwa igitsina gore
ariko bamwe na bamwe si bose bahura nabyo, ahubwo tugiye kugira icyo tubwira ni umuntu wahuye nabyo akakubwira ati njyewe nagiye gusenga njyana na pasiteri mu buryo bwo kunkorera deliverance aransambanya, cyangwa se ni hanabayeho deliverance ugasanga yaryamanye n'abakozi b'Imana, abashumba be cyangwa abantu bari bamuyoboye mu rusengero, none akaba abayeho nyine afite indwara y'agahinda gakabije cyangwa na za depression urabizi, ugasanga nyine nawe kwiyakira byaramugoye. Either pasiteri niwe wamutwariye ubusugi cyangwa evangeliste cyangwa profete, ni ikihe kintu wamubwira? Ikintu namubwira cyo ni ukugira umutima w'imbabazi muri we. Yarangiza kugira umutima w'imbabazi, yarangiza akabohoka ibyo akabyibagirwa, agatangira ubuzima bushyashya, agatangira kutongera kwizera abantu nk'uko yagize ute yabizeye, kuko abo yizeye nibo bagize ute nibo bamuhemukiye. Nicyo kintu nahita amubwira, yahita akora aka kanya kongera kumwizera, kuko aho babikoreye ntabwo babikoreye mu gihuru. Ese uyu waryamanye na pasiteri we yakihanira he kandi yararyamanye n'uwo yaturiraga? Ni ikintu gikomeye ariko ni ikintu cyoroshye. Ntabwo mu gihugu habamo umupasiteri umwe cyangwa babiri. Niyo mpamvu abantu bakora ikosa rikomeye bakaba bakoze ibyaha bakanga kwatura muri standard la pasiteri we twabikoranye, barangiza bagafata umwanya bakajya gusenga bakabisengeraho, akiyiriza afite icyaha cy'ubusambanyi. Ngira uburyo wafata umwenda wamara utawufuze ukawutera irangi, ya myanda riba riri muri wa mwenda uburiteranya irangi bigira ute biragumana. Iyo umuntu asenze akiyiriza amasengesho ari mu cyaha cy'ubusambanyi aba ari kugisengeraho muri we kimugumamo. Ikintu yakora rero ntabwo ari we pasiteri wenyine, ntabwo ari wenyine wakaturira. Nubwo wavuga ati ngiye kwatura senge, hari abantu bihaye systeme yo kwatura, cyangwa se akavuga ati kubera ko nkoze icyaha runaka ntabwo ndi bucyaturire pasiteri, akavuga ati ndahita njyeyo ku musozi runaka njye gushaka umuntu nyaturire utanze. Byakabaye byiza yego n'umuntu utakuzi ni byiza ko wamwaturira, ariko yari umushumba wize, umushumba muzima, mushyira akakurambura ibiganza akagusengera akagusabira Imana imbaraga, kuko biravuga ngo dushozwa byose na Kristo ugira ute uduha imbaraga. Kandi abo batambyi nibo bagomba kuturambura ibiganza bakadusabira iki imbaraga. Ikintu muri rusange rero kiri aho ngaho yakora nuko yashaka umuntu niyo yaba atari pasiteri cyangwa se uri hafi aho, akihana, yamara kwihana agakomeza, ariko ntiyongeye kwizera pasiteri we wamukoresheje iki ibyaha. Ariko bibaye ngombwa wakomeza ugasenga, ntucogore nuko pasiteri agukoresheje icyaha, nawe ukamubohoka ukavuga ati nyine satani yaramugushije, ariko ntuhora umubona muri iyo shusho yo gukora ibyaha, aho kukumva iki ijambo ry'Imana rigusaba. Ni iki wabwira aba bashumba basambanya intama tugana ku musozo? Ikintu nababwira kirakomeye cyane. Uyu mwanya y'Imana iguhaye intama ukajya kuzibaga ukazimarira ku cyuma, ibyo bintu uzabaza. Ibyahishuwe 22 ku murongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ndakubwira ko ari umushumba uri gukora ibyaha, ari gusambanya intama, ari gukora ibyaha rero twakagombye kuboneramo umwanya wo gukiranuka, akaba akiri gukora ibyo ngibyo, azabona ingororano z'ibibi. Ndabamenyesha ko iyo umuntu akora icyaha cyangwa se akora ibyaha ari masenga, we bishobora kumugiraho ingaruka nke, ariko imiryango yiwe n'abazamukomokaho benshi, kuko icyaha kigira ibisokuruza byinshi bishobora kuzatuma nabo batagira ubuzima bwiza kubera ko bagize ute bakomeje gukora ibyaha. Ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana igiye kuza kubarana n'abantu bose bari gukora ibyaha babyirangagije kubera icyubahiro Imana yagize ute Imana yabahaye. Ndagira ngo mbabwira ngo niwe waba ukibikora bireke, kuko Imana iri bugufi bwo kuza kureba intama zayo. Nicyo nababwira ko Imana iri bugufi bwo kuza kubarana nabo, kuko ibyahishuwe 22 mu wa 12 aravuga ngo ndaza vuba, ko Imana izaza kureba ingororano z'imirimo arimo arakora, ziraza kureba ibintu arimo arakorera hanze aha. Nubwo Imana ishyiraho imbabazi, ariko ingaruka z'icyaha zikugeraho mu buzima busanzwe. Murakoze. Peter, reka tugushimire, turagushimiye. Watanga nomero ya telefone? Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nimero yanjye ni 0789990424, ikoreshwa kuri WhatsApp
murakoze cyane, turabakunda, turabishimiye. Reka dufate umwanya tunasengeho kugira ngo Imana iguhe imbaraga zongeye ziguhagurutse. Ariko niba ushaka kongera guhaguruka ukaba wari waraguye cyangwa se ukaba hari umuntu waguteye ibikomere, ntabwo ari umwanya, buri mwanya twagufata tugasenga, tugakora castaring, tukagushyira mu mbaraga z'Imana, ukongera ukabyuka ukajya mu murimo. Waba uri umuririmbyi ukongera ukaririmba, waba uri umuvugabutumwa ukongera ugakora ivugabutumwa, ugakomeza ugakora umurimo, kuko Kristo niwe uzakubarira ibyo yagize ute wakoze. Mana Data wa twese, uyu mwanya turahamagarira ubwoko bwawe, yaba ari abahuye n'ibikomere bakagwa, ari abasubiye inyuma, ari abatarasubira inyuma. Uyu mwanya ndakwinginze unyemerere imbaraga zawe na Mwuka Wera wabasezeranyije akomeza abamanukire kandi abagereho, yongere azabashoboze, abarinde ibindi bikomere bundi bushyashya, maze ubuntu bwa no kunesha kwawe birushaho gukomeza kubashyigikira, maze ukomeze kugendana nabo mu izina rya Kristo Yesu, amen.